dusengere kandi tuganire ijambo ry'Imana. nuko igiti cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi ariko haruguru haravuga ngo igiti cyiza. Subiramo. nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza cyera imbuto mbi ntigishobora na rimwe kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi imbuto nziza ntigishobora kwera imbuto nziza. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Oh haleluya, haleluya. Aho aravuga ngo nuko mwere imbuto z'imirimo myiza, ngo igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ngo n'igiti kibi ngo cyera imbuto mbi, ngo kandi igiti cyiza ngo ntigishobora kwera imbuto zimeze gute, ntigishobora kwera imbuto mbi, ngo kandi igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza. Tushobora gutera igitoki ngo kikwerere ikijombo, tushobora guhinga umwumbati ngo nubwo werera mu butaka ngo nuhukura usanga ari iteke, never, ntibishoboka. Igiti cyose cyera imbuto zacu. Amen, haleluya. Yesu Kristo yadushize muri uyu murimo kugira ngo twere imbuto nziza. Izi mbuto nziza zitume abantu baza kuri Kristo, kuko misiyo dufite hano munsi y'isi, oh haleluya, nukuzana abantu kuri Kristo. Ariko imbuto zawe hari igihe zibarurira zikabakura kuri Kristo. Uzawera izihe mbuto? Ibyo twari ko tuvuga n'uburyo ndetse bubiri, ni Yesu Kristo bari kubivuga, ni mu buryo bw'umubiri, ariko tubishize mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa gihanuzi. Yesaya we yari kwabona igiti z'imbuto zitari icyacu. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yaraguhamagaye akugira umwana we mu bwami bw'umwana wayikunda. Imana yaraguhamagaye ikubwira umwana mu bwami bw'umwana wayo ikunda ngo uzere imbuto nziza. Ariko igitangaza, Yesu Kristo yaje kukureba akabona kurera imbuto atagutumye. Iyo usomye muri Yesaya 5, uwo muhanuzi yaravuze ngo ngiye kuburana n'uruzabibu rwanje. Uruzabibu rwanje nateye, nkaruhingirira, nkaruvomerera, ndetse ngo nkaruzitirira, ngo nkarushiriraho, ndetse nkarushiriraho n'abarinzi, ngo ariko ngo rugiye kwera ngo rwera iki? Ngo rwera indibu. Igitangaza kiragwira. Noneho igitoki cyera ikijombo. Ibyo bintu bibaho. Yariko abwira Abisiraheli wari umurima, rwari urugero cyangwa se bwari ubuhanuzi. Yesaya yari kwahanura kwa Abisiraheli ari umurima w'Imana, ari abantu Imana yitoranirije kugira ngo bazamwerere imbuto, kugira ngo bazamukorere icyo Imana ishaka. Ariko ngo bagiye gukora, bakora iby'Imana itabatuma, bakora iby'Imana idashaka. Imana yabareba ikabona nivoka yeze intobo. Intobo murayizi? Ninde wari waba nk'urya intobo ukaba nk'uyotsa, kandi niyo wayokeje izisha neza kabisa kamayoroha, ukamubwira ngo ninki gitoryi. Ninde wari warya ku ntobo ngo yumve kwizimera? Tanu wagerageza. Noneho Imana yitegereza Abisiraheli ikabona aho kugira ngo bere inzabibu beze indibu. Noneho muri iki gihe Yesu Kristo yakwitegereza aho kugira ngo abone ufite imbuto nziza, akabona ufite imbuto mbi. Igitangaza kiragwira. Izo mbuto mbi rero zigatuma zirukana abari baje gushaka imbuto nziza. Kandi mujye mubimenya igiti cyiza cyera imbuto nziza ngo nico kizagiterwa iki? Imishugujugu. Nico kizacyoherezwamo ingondesho kugira ngo barye imbuto zacyo. Umunyabwenge umwe yaravuze ngo umukirisitu ni nka korogate. Korogate murayizi? Ndagira ngo ntawe utayizi.
umukristo ngo ni nka korogate, ngo korogate iyo ipfundikiye ntabwo yosohoka, ariko ngo kugira ngo isohoke ni ukubanza ukayipfundura, wamara kuyipfundura ngo ukayikanda, ukayifata ukagira ukayikanda munsi, utayikanze ntiyogira gute, ntiyosohoka. Nawe kubera yuko bakubonaho imbuto nziza, rimwe na rimwe nico gihe bagukanda, bakagukanda, noneho hasohoka ikintu kibishe muri wewe, kandi bagukanze hakagombye gusohoka ikintu kiryohereye. Wa wundi wagikanze yagushakagamo icyiza, akamavuga ngo ahangaha nta byiza mpabonye. Imana yo mu ijuru iduhe kwera imbuto nziza. Amen. Haleluya. Haleluya. Umwanditsi w'igitabo cy'Abagalatiya ni Pawulo, ku gice ciwe cya 5 ku murongo waho wa 22 ndetse kugeza ku wa 23 yahavuze imbuto z'umwuka. Ayo ni amakuru abakristo twese tuzi. Yahavuze imbuto z'umwuka, imbuto z'umwuka zigera ku 9. Izi mbuto z'umwuka nizo zisabwa ko abakristo tugomba kugira gute, kwera. Amen. Haleluya. Reka mbabwire aho imbuto z'umwuka zitandukaniye n'impano z'umwuka. Imbuto z'umwuka aho zitandukaniye n'impano z'umwuka. Umuntu ashobora rimwe na rimwe gukoresha impano ariko imbuto zikamunanira. Ntabo muzamubona baze bahanura ariko yanyura ahantu agasigara ibitse. Ariko umuntu imbuto nizo zizazerekana kuko uri umukristo kamili. Kubera yuko muri izi mpano bamwe na bamwe bagira impano z'Imana. Hari impano ziri uburyo butatu, ariko sizo tugiye kwigisha, ndababwira gusa ayo makuru. Impano ziri uburyo butatu. Hari impano z'Imana, hakaba n'iza Kristo, hakaba n'impano z'umwuka. Impano z'Imana tuzisanga mu Baroma 12. Izo mpano rimwe na rimwe abantu barazivukana. Izo mpano rimwe na rimwe barazivukana. Harimo n'impano y'ubuhanuzi. Nta muntu uza wamuhanura gusa atanasenze. Hakaba nuva no kwitariyo y'akanyanga akamuhanura kandi bikama biba. Uwo aba afite impano y'Imana. Muzazisome n'impano z'Imana banza ari 7. Harimo n'impano y'ubuyobozi. Haba umuntu ugira iyo karite, habe nubwo akiri umwana, ugasanga nimba ari abana 5 bahe bakina, ugasanga umwe kera yigize umuyobozi. Ntimuzamubibona? Ugasanga umwe kera yigize umuyobozi. Kera mwagaze mubona abantu bagakina ibyo gushingirwa, ntimwagaze mubibona? Umwe akamayigira pasiteri kwa agiye gushingira indobo. Aho ntimwagaze mukina ibintu by'inka, umwe akamayigira ko ari we mukuru kandi akabereka imfitsi. Kurya izo ni impano rimwe na rimwe abantu bavukana. Noneho izo mpano wazikoresha ukanazikoresha rimwe nta n'imbuto z'umwuka ufite. Ariko imbuto z'umwuka, nta muntu udafite umwuka wa Kristo wo kwera imbuto z'umwuka. Ntawe. Amen. Turazinyuramo gusa mu ncamake. Dusomere Abagalatiya 5:22. Titwirwa tuvuga imirimo ya kamere. Aravuga aya magambo. Ariko rero imbuto z'umwuka, cyangwa ushiremwa n'amabuye muri dukomeze. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, n'amahoro, n'ukwihangana, n'ukugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Amen. Oh haleluya. Mwumvishije izo mbuto 9. Izo mbuto 9 ni mwumva uko zimeze. Impano z'umwuka wohabwa guhanura, ariko ntuhabwa impano y'ubwenge n'urugero. Wohabwa impano y'ibitangaza, ariko ntuhabwe indi mpano. Siko bimeze.
ngo kubera yuko umwuka ngo atanga impano uko agira gute, uko ashaka. Ariko imbuto z'umwuka ugomba kuzera zose ko ari 9. Imwe ikeraha, indi ikeraha, indi ikeraha, zose kuri wewe zikakweraho ko ari 9, utabuze n'imwe. Iyo ubuzibwe n'izindi zose ziba zigize gute, ziba zipfuye. Ngicyo ikiranga imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka ugomba kuzera zose udasize n'imwe, guhera ku rukundo ukageza ku kwirinda. Amen. Haleluya. Haleluya. Reka mvuge imwe gusa. Impano iyo kwihangana, cyangwa se imbuto yo kwihangana, plutôt imbuto yo kwihangana. Hari umunyabwenge wavuze ngo izi mbuto zose ko ari 9 ngo ni nk'abakinnyi mu mupira cyangwa mu kibuga cy'umupira. Ngo impano yo cyangwa imbuto yo kwihangana ngo niyo munyezamu, ngo niyo goalkeeper, niyo goalkeeper. Ni ukuvuga ngo izindi zose iyo zagize ibibazo, ngo impano yo kwihangana cyangwa se imbuto yo kwihangana ngo niyo ziba goalkeeper, igafata umupira igihe bamaze kuwutera mu izamu kera risa n'irisigaye ryarangaye, nta mukinnyi uri imbere, ariko ngo kwihangana kukagira gute, kugafata ibyo byose. Yakobo arandika aravuga ngo nuko nimureke ngo kwihangana kugire gute, ngo gusohoze imirimo yako. Nimureke kwihangana gusohoze imirimo yako. Arongera arandika, uwo ni Yakobo 1:12, aravuga ngo hahirwa uwihanganira ibigira gute, ibimugerageza, ngo namara kwemerwa cyangwa namara kunesha akemerwa, ngo Imana izamuha iki, ikamba ry'ubugingo. Oh haleluya. Haleluya. Turangwe no kwihangana, kubera yuko hano hanze hari ibintu byinshi bizotuma tutihangana. Murabizi yuko so duhura n'ibintu byinshi bizotuma tutihangana. Yesu Kristo aravuga ngo niba gukubita muri uyu musaya ngo uhindure muri uyu wundi. Ariko umugabo umwe w'umutegetsi muri ibi bihugu yaravuze ngo niba gukubita muri uyu musaya ngo mbere yuko akubita muri uyu nguyu ngo nawe ntazamenya ikimukubise. Nakubita muri uyu azaja guhindukira muri uyu ngo yakubiswe nawe atazi. Tugire kwihangana. Oh haleluya. Ikiranga umukristo nyamukristo no kwihangana. Amen. Nijoro twaraye tuvuze imbaraga z'urukundo. Abari hano nijoro mwumvishije imbaraga z'urukundo. Amen. Ngo urukundo rwa Yesu Kristo ngo rurarusha imbaraga urupfu. Oh haleluya. Haleluya. No kwihangana nako kurarusha imbaraga ibibazo bikwiriye gutuma utihangana. Kwihangana mu mutima kurarusha imbaraga ibibazo bikwiriye gutuma utagira gute, utihangana. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Baze bavuga umugabo umwe w'umunyakoreya yari umukristo ngo akaba ari umukene afite indogobe imwe. Ndashaka kuvuga kwihangana ako konyine hanyuma dutambuke. Ngo akaba afite indogobe imwe, ngo bukeye ya ndogobe irazimira. Nimba ari indogobe nimba ari ifarashi, hagati aho ngaho ifarashi irazimira. Ngo imara kuzimira abantu baraza baramubwira ngo wihangane, wewe wari ufite ifarashi imwe none irazimiye uku ubaye uwandi. Arababwira ngo ntawamenya iby'Imana, ntawamenya. Ngo aricaye aho yarazimije indogobe. Ngo buce ngo bagiye kugira gutya ngo babona igarukanye n'izindi 3 ziba 4. Baramubwira ngo uri umunyamugisha, uri umunyamugisha, ni wowe wa mbere, wewe wazimije indogobe imwe
none izanye ngenzi zazo mu kibuga cyawe huzuye indogobe. Arababwira ngo ntawagira gute, ntawamenya iby'Imana, ntawamenya. Ngo buce muri za zindi z'inyeshamba yaje izanye n'irya y'imuhira. Bazavuga ngo imbeba yo mu gasozi, ngo imbeba yo mu rugo ngo nizizana iyo mu gasozi. Ya farashi irahubutse ngo akaba afite umuhungu umwe, irasimbutse imukubise umugeri ngo imuciye igufwa ry'umurundi. Ngo imara kumuciye igufwa ry'umurundi, wa muhungu araryamye yacitse igufwa. Ngo abantu baraje baramubwira ngo yewe, ngo wagira ibyago ni igitangaza. Wewe ufite umuhungu umwe, ifarashi y'inyagasozi iraje ikubise iciye umwana wawe ukuguru, ari we wari ufite wenyine. Undi ati ntawamenya iby'Imana, ntawamenya. Muri iyo minsi intambara ibiraje, Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru ruba rurambikanye. Ngo rwambikane leta tabasore bose hadasigaye n'uwo kuvuga amakuru mu gisirikare. Ndashaka kuvuga imbaraga zo kwihangana. Oh haleluya. Kuko hari ibintu byinshi biduchallenginga bikwiriye gutuma tutihangana. Bose baragiye, kandi uzi intambara yabaye izayica n'uwo kagize gute, n'uwo karame. Wa muhungu agize gute, abari usigara wenyine muri wa muhanda. Rero kwihangana kuza gutera kunesha. Oh haleluya. Kandi kunesha nako kukazana ikamba. Imana yo mu ijuru itugirire neza, kuko ntiwohabwa ikamba utanesheje. Ntiwohabwa ikamba nta kintu na kimwe wakoze, nta rugamba warwanye ngo urutsinde. Kandi kwihangana ni ukurwana urugamba, ni ukurwana urugamba. Umugabo kwiriye kwihanganira umugore, umugore ukihanganira umugabo. Hatabayeho ingingo yo kwihangana mu ngo zacu, twese tuba twaragize gute, twaratandukanye. Kubu ngubu dutekereje, wenda ntekereje nk'ijambo ry'ubupfu gusa, nk'ijambo muryihanganire gutyo, nk'ijambo ry'ubupfu kavuga ngo, hakaza ikintu kivuga ngo uyu munsi twese abagabo n'abagore turatandukanye. Imana igiye gukora swap, igiye gukora ibindi bisha, igiye gukora ibindi bisha. None buri mugabo wese yongera ashake, buri mugore wese yongera ashake. Ninde ntiyagira usubiza, ninde woshaka wa wundi bari kumwe, ninde woshaka ninde woshaka uwundi. Navuze ngo ni nk'ijambo ry'ubupfu gusa, n'urugero gusa dutanze. Abenshi bo bajugunya inkungugu yovuga, woza uja kumushaka ugasanga inkungugu yararenze, ugasanga yaragiye kera ingira myaka. Ngo ni hahandi n'ubundi nari naragowe. Ariko twihangane, kubera kwihangana n'ubu turacyari kumwe, tuzanasazana kubera Imana. Oh haleluya, haleluya. Twari tuvuze ngo kwihangana, ariko izi mbuto zose ko ari 9 tugende tuzere. Amen, haleluya. Icya kabiri ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko ngo tugire imirimo myiza yose. Haleluya. Twere imbuto z'imirimo myiza yose. Umukristo wese akwiriye kuba umukristo w'imirimo myiza, kuko imirimo mibi izituma abitorero bazinukwa. Amen. Pastor aramutse ari umunyamirimo mibi, abakristo bose bombuzinukwa. Abakristo iyo umwe abaye umunyamirimo mibi, rimwe na rimwe usibye abapasteri bagira kwihangana, baze bagenda bita no kuri za zindi zicumbagira, na za zindi zicumitana, na zirya ziterana imigeri bakazihanganira. Ariko hatabaye kwihangana, bamwe woza usanga bagusohoye. Iriya muri Kenya haba umupasteri witwa ngo ni Nganga, azama kubwira ngo towa sadaka ama uhame kanisa, towa sadaka ama
uhame kanisa. Ngo se ngo se ko muzamutanga yandi, ko muzamutanga, ko muzamuja kureba umupira mukishurira hariya kuri gate, ngo none ni kubera iki mu rusengero mutagira gute mudatanga? Ariko twavuze mu gitondo ngo twirinde indamu mbi ku ntama, twirinde indamu mbi ku ntama. Imana yo mwijuru tugirire neza, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bashumba ngo muragire intama, ngo kandi muziragire nk'abadahatwa, ngo kubera yuko ngo ari mwebwe mwazihawe kugira ngo murinde ubugingo bwazo. Oh haleluya. Ngo kandi muziragire ngo mutazitezeho indamu mbi, niko twavuze. Amen, haleluya. Ko turavuga rero imirimo myiza. Dusomere wawe wewe turi kumwe, Abakorinto ba mbere 3:11 tugeze ku murongo wa 13. Abakorinto ba mbere, ahasigaye turakubakuriza. Abakorinto ba mbere 3:11 kugeza ku murongo wa 13. 11 harimo ijambo rivuga gutya ngo yego, kuko nta rundi rufatiro rwagize gute umuntu abasha gushiraho keretse urwashizweho ari rwo Yesu Kristo. Komeza. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro, izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekanwa ku mugaragaro urya munsi, kandi uzerekanwa wa munsi wo kugaruka kwa Yesu w'imanza. Niwe uzawerekana kuko uzahishuzwa, kuko umurimo w'umuntu wese uzahishuzwa umuriro, akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Komeza, hari ijambo shakaho. Umurimo w'umuntu uwo yubatse kuri urwo rufatiro naho nshaka kuvuga. nugumaho ngo azabona iki? azahabwa ingororano. ariko umurimo w'umuntu nusha uzabura inyungu, ataingia hasara. Niko Baswahili bavuga. nyamara ubwe azakizwa ameze nk'agashumi kavuye mu muriro. Amen, haleluya. Ahanga turavugamo amagambo nk'atatu gusa. Ijambo rya mbere ni urufatiro, fondation. Inzu yose iyo igiye kubakwa batangira kuri foundation. Yesu Kristo aravuga ngo umunyabwenge, ngo abagabo babiri bagiye kubaka inzu, ngo umunyabwenge yatangiye kubaka inzu yiwe hehe? Ku rufatiro, ari rwo rutare. Amen. Ngo umupfapfa ayubaka hehe? Ku musenyi. Barangije bose barubaka, inzu ziruzura bashiraho amanjanja. Uturutse kure warangiza ukabona inzu zose zimeze kimwe, siko mwogashwamwe? Uturutse kure ukabona inzu zose zimeze kimwe. Mu Kristo ngo yaragiye mu nzira ngo ahura n'umugabo witwa Magambo, ari kumwe na Mwizerwa. Noneho ngo Magambo agiturukiriya kure, ngo bamubona ari umugabo mwiza w'igikundiro. Ngo ariko uko agenda begera, ngo babona igikundiro ciwe kigenda gishira. Ni ukuvuga ngo umuntu iyo ari umunyamagambo, iyo mugihura gutya uzubona ari umuntu mwiza, ariko bwace yasukiranya amagambo akabesha akavuga ngo y'ukuri nandi yo kuribika, ukabona si umuntu wo kwizerwa. Imana yo mwijuru tubabarira. Natwe twari tuvuze inzu yo ku rufatiro, n'inzu yo ku musenyi, ariko zari zifite proof, ikintu kigomba kuzerekana yuko ari inzu zikomeye. Ikintu cya mbere cyari imvura, icya kabiri cyari imivu, icya gatatu cyari umuyaga. Kandi ibyo bintu byose ko ari bitatu byaguye kuri izo nzu zombi,
ntayo Imana yapendereye, byose byaguye kuri izo nzu zose. Imvura yaraguye, imivu iratemba, n'imiyaga igira gute, irahuha kuri izo nzu zombi. Ngo ariko inzu y'umunyabwenge ngo yubatse ku rutare ngo ikomeza kumera gute, ngo ikomeza guhagarara, ntiyigeze imenya ko imvura yaguye n'imivu yatembye. Ibyo byararangiye byose, irakomeza irahagarara. Imana yo mu ijuru itugirire neza, tube turi inzu zubatse ku rutare. Amen. Kuko Petero yaravuze ngo twubakwe nk'amazu mazima, ngo kandi ngo afitiye igiciro, cyangwa se oh haleluya, haleluya, afitiye akamaro nyirayo. Inzu yayindi yo ku musenyi ngo kugwa kwayo kwabaye ukungana gute, tikwabaye gutoya, kabaye agahorero. Ngo kugwa kwayo kwabaye kunini. Ikintu cya mbere nari mvuze ni urufatiro. Icya kabiri nibyo kubakaho. Iyo umaze kubaka fondasiyo yawe, wayubatse neza ku rufatiro, noneho ushobora gushyiraho amatafari ahiye, ushobora gushyiraho rukarakara, ushobora gushyiraho ibiti bigakunda. Siko bimeze? None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro. Ngo birashoboka yuko bamwe ngo bazubakisha ibyatsi, abandi bakubakisha ibikenyeri, ngo abandi bakubakisha ibiti, ngo ariko abandi ngo bakubakisha izahabu ni feza, ngo ndetse n'amabuye. Amen. Oh haleluya, haleluya. Ngo noneho ngo kumpera y'ibihe kuri wa munsi, ngo umurimo w'umuntu wese ngo uzi imbere y'Imana, ngo nibamara bashireho itanura ry'umuriro hariya, buri murimo wose uzanyuramo habanze hanyuremo ibikenyeri. Siko Bibiliya yatubwiye? Hazaba muri wa murimo, muri wa muriro hazabanja hinjiremo ibikenyeri. Nyiri ibikenyeri aje kurindira hariya hirya y'itanura. Niko nzampita ntekereza wenda ko ariko byubakitse. Iri ni itanura, hano hirya naho umurimo w'umuntu ugira gute, usohokera. Ninde wari waje mu ruganda? Nta muntu uraje nko mu ruganda kaho bakorera fanta, aho bakorera product yari yose, any product, haba hari icyo bita raw material. Bakaba bofata niba ari umucanga, nimba ari iki, cyangwa bagafata product runaka bagashyiramo amazi, bamara bakabinyuzamo, iriya hirya ukabona ubonye juice cyangwa soda. Ariko hano byari ifu n'amazi. Ni ukuvuga ngo babyinjiriza hano, hanyuma abanywa ibisoda bakaba bategereje hano. Siko bimeze? Noneho umuntu w'ibikenyeri nawe azashiramo ibikenyeri, namara gushiramo ibikenyeri aje kurindira result hano. Hano hazamuseruka hiki, nta kintu na kimwe azabona, kuko ibikenyeri, ibyatsi, ibiti byose bizahinduka iki, umuyonga. Amen. Oh haleluya. Aba kabiri ngo nabubakishije amabuye y'agaciro, abandi bubakisha ngo izahabu, abandi bubakisha ifeza. Iyo bashize izahabu mu muriro, iyo imaze kuva mu muriro, hano iziza isa gute? Iziza ari nziza kuruta uko wari ukiyifite hano ukiyikura mu nganzo. Tuzamura amaboko. Oh haleluya. Uri mu bahaye bubakisha ibyatsi cyangwa uri mu bahaye bubakisha izahabu? Urisubiza wenyine mu mutima wawe. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Mu minota mike isigaye ngiye kuvuga ibintu bigera nko kuri 5 by'akamaro k'imirimo myiza. Nuko amasaha tugiye, cyangwa duhagarikira ha wenda aribyo nzahera hejo mu gitondo. Amen. Haleluya. Akamaro k'imirimo myiza abantu b'Imana. Amen. Ikintu cyambere nk'abakristo ukwiriye gukora umurimo ukawukorana ibintu bibiri. Icyambere ukawukorana urukundo, icya kabiri ukawukorana kwizera. Amen. Uwo murimo byanga byakunda uzakuzanira inyungu. Amen. Haleluya. Nubundi haraho nari nsimbutse kubera yuko ngo umurimo w'umuntu ngo nusha ngo azabura inyungu, ngo ariko nugumaho ngo azagira gute, ngo azabona inyungu. Ngo kandi ngo umurimo w'umuntu nusha ngo we azasigara
ngo ameze nk'agashumi gakuwe hehe, gakuwe mu muriro. Ariko muzi yuko tuzagera mu ijuru hari abasoda barushati. None umuntu iyo yakoze umurimo akawukora neza with perfect, akawukora neza kabisa, azahabwa iki? Azahabwa ikamba, azahabwa icyo bita reward. Pawulo yaravuze ngo urushanwa, ngo azarushanwa neza, ngo kandi ngo akabikora neza byose, ngo akubahiriza amategeko, ngo kugira ngo nasoza ngo ahabwe iki? Ngo ahabwe ikamba. Ngo kandi abo ngabo ngo babikora ngo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Ngo ariko twebwe ngo tubikora ngo kugira ngo tuzahabwe ikamba rigira gute? Ritangirika. Oh haleluya, haleluya. Imana yacu tugirire neza, Imana yacu tugirire neza kugira ngo natwe tuzahabwe ikamba ritangirika. Amen. Hari ibintu bitanu naringiye kuvuga by'akamaro k'imirimo myiza. Niwumva ibi bintu bitanu by'akamaro k'imirimo myiza, uzaba kandida wo gukora imirimo myiza, kubera yuko uzasanga ifite akamaro muri iki gihe no mu gihe kizaza. Amen. Oh haleluya. Rero buri mukristo wese akwiriye kuba umukristo ukora imirimo myiza. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko mwere imbuto zose z'imirimo myiza yose. Oh haleluya, haleluya. Tube umukristo wera indibu, tube umukristo wera imbuto Yesu Kristo atagushakaho. Amen. Mika aravuga ngo yewe mwana w'umuntu, ngo icyo Imana igushakaho niki? Ngo nukugendana n'Imana iminsi yose, ngo kandi ngo ukagendana nayo wicisha bugufi. Amen. Haleluya. Tuba abakristo b'imirimo myiza kugira ngo ku munsi umwe tuzagororerwe. Oh haleluya. Ibi tuzabitangiriraho ejo Imana nitugirira neza. Ikintu ca mbere, imirimo myiza irakuvugira nubwo waba utakihari. Icya kabiri, imirimo myiza igarura urupfu rwamaze gutangazwa ku buzima bwawe. Icya gatatu, imirimo myiza, narivuze icya kabiri, imirimo myiza igukiza urubanza rw'urupfu rwamaze gucirwa ku buzima bwawe. Urubanza rw'urupfu rukagucirwa neza, ariko imirimo myiza ikabihagarika. Icya gatatu, imirimo myiza igarura urupfu rwari rumaze kukugeraho rugahagarara, cyangwa se isibiza urupfu rwari rumaze kuza ku buzima bwawe. Icya kane, imirimo myiza niyo izaduhesha amakamba nitwagera mu ijuru. Titumaze kubisoma, niyo izagira gute? Izaduhesha amakamba nitwagera mu ijuru. Icya gatanu, imirimo myiza ngo niyo myenda idaraje y'ibitare byiza tuzambara tugeze mu ijuru. Mu gihe babandi bazakizwa bameze nk'agashumi kavuye mu muriro, ni nkaho mu ijuru bazaba bafite ubwamburi, bazaba bafite ubwamburi. Tituzi uko buzaba bumeze, tituzi nuko buteye, ariko niba Bibiliya itubwiye ko imirimo myiza ari ryo kanzu ry'umugeni wa Kristo, abo bantu bazaba bafite ubushuguri mu ijuru. Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi ituganze kubwira ijambo ry'uyu mugoroba. Amen.